ashyira protection mu menyo icyozi cyagiye kubasekura kabum n'abasekura. Uyu mugore muramuzi bamwita Mila Jovovich, yakinnye filime nyinshi nka Resident Evil, yakinnye n'izindi filime nyinshi. Yagarutse muri ino filime rero yakozwe na Gaheza, filime bayise Protector. Abafite umwana we bakagenda bamushimuta, gahunda ni nko kwihorera cyangwa ashaka umwana we, ariko umwana we aza akamugeraho yitabye Imana. Gusanga yitabye Imana rero ubwonko bwe ntabwo bubyakira, atangira guhiga ashaka umwana we, ahantu hose agenda akatakata, arwana n'aba bagabo, yihorera ashaka kwica abantu, bamwe akanabica, akica abantu benshi cyane, abantu nka 30. Bamutiza igisirikare kikamuhiga, bakamushakisha ahantu hose ariko bikanga. Ubwonko bwe buba bwagize ikibazo kubera ko buba bwanze kwakira ko umwana we yapfuye. Ubwo ngo ni indwara y'ubwonko isanzwe ibaho, aho ubwonko bwawe buba buhera hahandi byatangiriye, handi wahuriye n'ikibazo akaba bitangirira. Amara nk'icyumweru ari guhangana n'abantu, agenda bica, amara igihe kinini ari kwica abantu, gusa ubwonko bwe bukajya bumubwira ko ari nk'iminsi 3 amaze ari kurwana, ari mu ntambara. Filime nziza ageze kuri Shakur Films, bayita The Protector. Nukunda filime za action, Gaheza Simba umwemera, nyarukiraho baje kwireba. Njye nari Shakur, Imana ibarinde. Ciao ciao.